Kwizera Kristo niko guhunga. Aho umuntu hose yahungira haterwa, inzu z'abakomeye zirariduka, iz'abastari zirashya, urugo rw'abatunzi rurakena, urugo rw'abakungu rugasonza. Rero aba bantu kuko batemera Imana, ntabwo bari bwemere ko ari Imana yabikoze. Nge ndemera ko ari ikimenyetso cy'Imana kitaraba igihano kuko ntiyasoje guhana. Niba hari n'umuntu uriyo uri kutwumva, ibyo babifate nk'ingaruka y'ibyahabereye. Ariko ibihano by'Imana byo, icyo bise Hollywood ni igiti cyera gisimbura umusaraba, ko bo bari bavuze ngo nibo bacunguzi b'abantu, babeshaho abantu, babikoze babizi. Bashobora kubyitirira homeless kugira ngo bavuge ko atazwi, basisibiranye bya bimenyetso by'imirimo y'Imana kuko ntibashaka kwivugwa. Ni abantu babaye akahebwe, ntibashaka no guhindukira ngo bahamye ko ari Imana iri kubikora. Reka mbibutse ko amazu y'ibikomererwa menshi ku isi yubakwa hamenwe ibitambo by'amaraso, ariko hariya benshi barahira batanga abantu. Kumubwira ngo ave hariya rero kugira ngo ahunge agasozi nk'ako kanduye, nabikora nihuse, ariko kandi kumubwira ngo ahaguma akurikije imbaraga we yumva z'Imana muri we, nabyo nabikora nihuse. Umwanzuro wa nyuma namuha. Ijwi ry'umukanguzi. Nongeye kubasuhuza inshuti zacu, inshuti za Nkunda Gospel, mbashimira cyane kandi mbabwira ngo umwaka mushya muhere kuri wowe urebye ibiganiro bwa mbere muri uyu mwaka wa 2025. Twicaye ahantu twahuriye n'umutumishi dutumira kenshi cyane kuri Nkunda Gospel, kandi dushimishwa cyangwa tunezezwa cyane n'ibyo avuga, atari uko wenda biba binejeje gusa, kuko tubyungukiramo n'ibibabaje, tubyungukiramo byinshi, hari n'ibikarishye. Twishimiye cyane kongera kwakira umwaka utangira ku itariki 15 batugezemo hagati. Nicyo gihe Imana yashimye ko twaganirira. Turi kumwe na Aniseti niyo mugabo musanzwe mumenyereye cyane mu biganiro bitandukanye ku ijwi ry'umukanguzi, ndetse no kuri Nkunda Gospel n'ahandi henshi ajya aca mu madini n'amatorero atandukanye. Ariko mu madini ho ndumva ntajya makubona, nkona mu matorero. Nanjye nshobora kuba nta dini ndajya kuvuga nk'ubutumwa, ni mu matorero. Nishimiye cyane kwakira, reka dutangire n'isengesho mu dusengere. Amen. Dukuyeho urujijo gatoya, impamvu tuvuga amadini n'amatorero, abantu bafite uko babyemera bitewe n'imyumvire. Ubundi dini ni ritashingiye kuri Kristo, hanyuma rishingiye ku migenzo, amahame n'amategeko. Noneho amatorero nashingiye kuri Kristo mu buryo bushobora guhinduka kwa ya migenzo n'ibindi bitewe n'umwuka wera. Niyo mpamvu mu Rwanda tuvuga ngo amadini n'amatorero. Uzumva abantu bavuga ngo itorero ni rimwe, nibyo, ariko icyo kinyarwanda mu gihe burayo ntikibamo cy'itorero. Kubundi iyo bajya kuvuga itorero rya Kristo bavuga abishyuriwe, ari nabo bitwa bacunguwe. Rero iyo bavuga itorero, ntekereza ko basemuye muri Bibiliya bavuze itorero baturutse ku ijambo gutoranwa, kuko itorero ni ihuriro ry'intore. Intore ni intoranwa rero. Dukureho urwo rujijo. Niyo mpamvu tuze ko tujya mu matorero, kuko tujyanwa n'ubutumwa bwiza bwa Gikristo. Abandi rero mu madini ho nta butumwa bwa Yesu buvugirwayo. Yesu abaho umugisha. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana nyir'ubucunguzi, turagushimiye. Waduhamagariye kuba abera, utwezesha amaraso yawe Kristo, ubihamisha kumanika umubiri wawe ku musaraba, kugira ngo ukwizera atandukanwe n'ikirego twarerwaga ku bw'imigenzo, ku bw'amahame, ku bw'amategeko. Niko ijambo ryawe ryambwiye ngo inzandiko zaturegaga wazicishije kumanika umubiri wawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umubiri wawe wabaye igitambo, turangije turatambirwa, turakira, turazuka, tuba bazima. None uyu mwanya abafite ibyiringiro bisa bityo bitwa bizera, kandi uwo twizeye nta dukoze isoni. Ibyo byiringiro nabyo ntabwo bidukoze isoni, twazuranwe na Kristo, turi bazima. Niyo mpamvu twicaye hano kugira ngo tuganire na bene data iby'iminsi n'ibihe, ariko twaturirane n'impamvu z'ibyiringiro byacu. Turasenze kugira ngo habonetse mwene data umwe ufite ikigeragezo cy'uburwayi, ibyorezo n'indwara z'inzaduka zigenda zizingira ku bantu, hamwe n'amakuba y'uburyo butandukanye. Dusabye Imana ikomeza abera kumukomeza, dusabye umukiza gukiza indwara,
imitima yashenjaguwe n'agahinda kubera ibihe n'amateka. Duhamagaye Imana igitura mu muntu akaba amahoro kugira ngo ibone igicumbi cyayo muri twe. Dusenze ku bwa Kristo umukiza wacu none n'iteka ryose. Amen. Amen. Mana umushe cyane. Amen. Tutangiye ikiganiro reka mbwira abantu batarakora subscribe kuri Nkunda Gospel. Turi mu mwaka mushya rwose bikubita agashyi. Baze kuko bahawe ikaze mu muryango wa Nkunda Gospel. Amen. Abatariyandikisha ku ijwi ry'umukanguzi kandi rwose mbabwire ngo muri gucikwa n'ibintu byiza. Icyo bibafasha mbisobanura icyo bibafasha nuko ikiganiro kigiye ibintu bigiyeho ubibona mbere cyangwa se ikoranabuhanga rya YouTube ritari bikwereka ku buryo ushobora guhita utangira kureba icyo kiganiro kikijyaho cyose ntugende ikintu kimwe ucikwa. Mujye mwibuka no gukanda ukazogera hariya kugira nyine ibyo bintu bijye bigenda nk'uko tubibabwiye. Amen. Umwaka mutangiye mute tumisha? Turi amahoro. Ubugingo n'umubiri n'ibuzima. Hanyuma nk'uko bisanzwe umuntu wese utekereza kandi uzi ko ibihe bihinduka agira imigambi cyangwa se imishinga. Ndumva ko turi kumwe n'Imana mu byo twatekereje bizaba cyangwa tuzakora. Ahandi ndumva mu murimo w'Imana ni amahoro. Uyu mwaka niwo numvishe ngomba gukora ivugabutumwa kuruta ikindi gihe. Niki cyabiteye? Niyo myaka ngeze mu myaka yo gukora cyane. Kandi byongeye impamvu ivugabutumwa ameze nk'umuntu uri gusiganwa n'igihe. Kuko tugiye kugera mu bihe bizatera abafite icyo kuvuga guceceka. Rero mu gihe tutaraceceka cyangwa gucecekeshwa. Bacecekeshejwe cyangwa wenda ari byose. Nko kumirwa cyangwa se kubona udafite aho wahera. Kumirwa ntabwo Kristo azabura uko avuga muri twe, n'abazacecekeshwa ntibazabura uko bavuga. Ahubwo nuko intambara irwanya bera iri gututumba. Cyane cyane ababwiriza ubutumwa bwiza. Rero no gufatirana n'igihe gihuze tukakiba kugira ngo duprofite. Niba rero twebwe abavuga ubutumwa bwiza dushobora kugira iryo shyaka ryo kuvuga kugira ngo twibe igihe, sinza abumva ubutumwa bwiza baba bafite ishyaka rimeze rite. Yego, batubwire muri comments. Murakoze cyane. Abumva mufite ishyaka rimeze rite. Kankomoze gato kuri icyo kintu uvuze cy'imigambi no guplaninga n'iki. Hari umukozi Imana yanasabye ko tuzabiganiraho cyane, ariko reka kuko igikomoje onye ko waza mbere yo kwenda tujyane turi buganire. Biba ari ngombwa kwicara umuntu agapangira akavuga ati iyi mishinga iyi niyi ko n'ubundi usanga hari n'ibyo umuntu yapanze ntabigireho cyangwa se akaba n'ibindi biba byagomba kuba ari umugambi Imana ku buzima bwacu. Bimaze iki kwicara ukavuga uti reka mpange? Kwa n'igihe hari imvugo no muri iyi minsi zigaragaza ko zica intege abantu bati n'ubundi ibyo wapanze ko ntacyo wagezeho, ubundi uri kwirushya upangira iki? Reka twihanganisha abo bagize icyo bapanga ntibagire icyo bageraho. Ariko twebwe hari ibyo twateguye tubigeraho kuko Imana ibana natwe. Yesaya hano yaravuga ngo ugushikamijeho umutima ujye umurinda akaba amahoro masa. Hanyuma kandi Yesu yaravuze ngo ntabagendana batasezeranye. Kuki basezerana mbere yo kugenda? Tubaye tutatekereza ibyo tuzageraho ntitwatekereza naho tuzajya kuko tutarashyikayo. Ko nta n'impamvu yo kujya. Kuko ubwo nta n'impamvu yaba ihari yo kujyayo. Sibyo? Bibaye ibyo iyo mitekerereze ibaye ariyo abana bacu twabakura mu ishuri kuko abize bose ntibakora. Twabategura ko bashaka kuzabona abashomeri. Ibyo nabyo twabitegura. Ariko ku bantu dukunze kubana jya nkunda kuvuga ngo aho ibitekerezo by'umuntu bitaragera intambwe ye ntigerayo, ibirenge bye ntibihakandagira. Dufata ibitekerezo byacu tukabishyira mu mishinga, hanyuma imishinga tukayishyira muri Kristo. Natwe ubwacu tugategereza umwami, hanyuma tukarambura n'amaboko dutegereje umugisha w'Imana mu maboko yacu, kuko yaravuze ngo icyo muzerekezaho amaboko nzakibaheraho umugisha. Icya kabiri, aho muzakandagiza ibirenge hazaba habaye ahanyu. Gatatu, icyo muzatuza akanwa. Guteganya rero harimo kwatura, hakabamo gutekereza, hakabamo kurambura ibiganza tugakora, hakabamo gutera intambwe tukagenda. Umugisha wo kugenda rero Imana ntiwuha umuntu uhagaze. N'umugisha w'ibiganza Imana ntiwuha umuntu udakora.
n'umugisha w'ijambo imana ntiwuha umuntu ucecetse, kimwe n'uko hari n'imigisha ijya isohorera mu masezerano yacu bitewe n'uburyo dutekereza. Ntabwo imana yaha ibitekerezo byacu umugisha tutagize imigambi. Yego, ni ngombwa cyane gutekereza no gupanga kugira ngo ibihe bijye bisanga hari icyo twagennye. Hanyuma haba guhinduka kwa Kristo, nizera ko imana itajya ihindura umuntu imushyira munsi y'ibyo yatekereje, kuko iby'imana biruta ibyacu. bivuze ngo igenda ikurenza n'ibyo watekereje, igenda ikurenza ibyo watekereje, iby'ingana nayo. Ubwo bibaye guhinduka ujya munsi ni igihombo, nk'uko mu isi bibaho. Ntabwo rega Satani ari we uduhombya gusa, hari n'umuntu uhombywa n'uko yateguye umushinga nabi akabyitirira Satani. ni ukubeshya nyine. Ni uburyo abantu tubana n'imana z'imyuka byose tukabikura kuri twe, nicyo gituma tutikosora. Kuko tuba twabishyize ahandi, ugasanga umuntu agumye ahantu ntiyunguka, ahahombera buri gihe, ntashobora guhinduka. We ari kujya kurwana na Satani ati Imana mpa kunguka, kandi afite imishinga yateguye nabi. Yego, cyane kizaba ikindi kiganiro ko ndumva haba harimo amasomo menshi cyane ku bantu bahorana ikintu twita nk'inyatsi. Ushobora kuba twaza kubonamo nk'igisubizo. asante. Dutangiye umwaka mushya nibyo, kuko abantu baba bari gutekereza ibintu byinshi, bari gupanga ibintu byinshi, ariko hari na byinshi bizaba cyangwa se biba biri no kuba. Reka dore ku biri ko wenda umwanya dukunda turi buze kujya ku bizaba. Ubwo ndavuga ibiri mu buhanuzi by'Imana igenda ishurira abantu. Ushobora kuba ari ibyo muzi cyangwa se wenda mwahishuriwe simbizi, cyangwa se wenda ufiteho amakuru, ariko reka duhere currently ku biri kuba aka kanya. Hari abantu benshi banyandikiye bansaba kubikora ikiganiro, ariko nabanje gufatamo agapoze kugira nawe mbanze nshaka amakuru makeya. Muri iyi minsi bari mu cyumweru gishize, niba nibuka neza, abantu babonye ibintu byabaye muri Amerika ku itariki 7 je pense que ari kuri 7 z'ukwezi kwa mbere. Aho ni inkongi y'umuriro itera uriya mujyi muri leta ya California, muri mujyi wa Los Angeles. Ikintu turi buze guhera wenda si ubwo bushye cyangwa uwo muriro, ahubwo turi buze wenda kwibaza ikibazo cyane bari kumbaza cyangwa se kwibaza abakristo, niba hari icyo Bibiliya cyangwa se ubuhanuzi, ijambo ry'Imana n'iki ribivugaho. Cya kabiri, niba ari ingaruka z'ibyari byakorwe cyangwa se zibikorerwa muri kariya gace. Wenda icya gatatu cyo tubuze kukigarukaho nyuma, ariko ikibazo cya mbere n'icya kabiri ni ibyo ngibyo. Bibiliya se ivuga ku bibera muri California? Wenda tuvuga nta murongo bagenewe ubamo. Nta murongo bagenewe ubamo, gusa harimo ijambo rivuga ngo icyo ubiba nicyo uzasarura. Reka tuvuge ngo byaba ari ingaruka. Naho kuvuga ngo Bibiliya yabivuzeho iki, uretse nibiba muri California nta n'ibyo nzi bizaba i Kigali Bibiliya yavuze. Icyo nzi cyo nuko Bibiliya irageneraliza, ikavuga ibizaba rusange, gusa ntitumenye ngo bizabera he. Icyo ni icyambere nasubiza ku muntu wibaza ngo muri Bibiliya birimo, kuko nta Bibiliya yandikiwe abaturage ba Los Angeles bonyine. Bibiliya ni rusange, niyo mpamvu natwe tuyisoma. Icya kabiri wari ubajije ngo mu buhanuzi byaba ari amakuru, njyewe ntayo bifiteho, ariko byaba ari amakuru abantu batanze. Kandi buri hari ikintu ntajya nemera, ntabwo njya nemera abantu bavuga ko ikintu cyahanuwe ari uko cyabaye, kuko hashobora no kuza abantu babivuga ko babihanuye batarigeze babihanura. Urugero, Aniseti nicaye hano aha duhuriye, umuntu araje aravuze ngo ibi bintu nari narabyeretswe. Wowe bimbwire mbere yuko biba, nemere ko ari umwuka w'Imana ubigushije, nibiba nibwo nzavuga ngo ibi byari byaravuzwe. Simpakanya abantu bagiye babivuga, nicyo nari mvuzeho gatoya ko hari abantu bari barabihanuye. Ntago nigeze mbona umwanya wo kumva ayo makuru, ariko nka kabiri numvishije byanyuze mu matwi kuri chaîne imwe bivuga ngo hari abantu bari barabihanuye, hanyuma nge nshobora kubihuza na kariya gace. Kuvuga ngo ni igihano, iki gihe cyo ntabwo Imana iratangira guhana. Hari n'abantu yego, hari abibaza ko
ari nk'inyiturano nk'uko wari bivuze ko ibyo babibye ari byo bari gusarura, ko ari nk'igihano cy'Imana nk'uko usoma muri Bibiliya tukabona Sodomo kiriya cyaba cyoroheje. Kiba ari igihano cy'Imana cyaba cyoroheje, Imana yabibababariye kuko umuntu Imana ihannye igihano nka kiriya ibimurimbuye, kandi Imana ntabwo ari umurimbuzi. Niba hari abantu bapfuye bageze muri bangahe, bene uwo muntu yabaciriweho iteka, kandi ntabwo ariko Imana ibikora. Reka twibutse abantu, wenda dutanga urugero rwumvikana. Ubaye uri kugenda ugasitara, ni Satani utumye usitara cyangwa ni wowe utarebye neza? Ntabwo mbizi, bikaba byaterwa n'ikigambiriwe nyine. Ikigambiriwe se no kugutega ugasitara cyangwa se nawe ukarangara, byose birashoboka. Okay, kimwe nuko yagutega ugasitara wicaye. Arega hari igihe wigira nyoni nyinshi ukakabya ikiganiro ukakivamo kandi ari wowe ukiyobora. Kugenda ubundi impamvu nshaka gutanga urugero, nta muntu wasitara atari kugenda. Iteka ryose umuntu ukora niwe uhura n'ingaruka z'ibyo akora. Ingaruka rero ntimuzitirire Imana. Niba hari n'umuntu uriyo uri kutwumva, ibyo babifate nk'ingaruka y'ibyahabereye, ariko ibihano by'Imana byo bishaririye kuruta biriya. Rero iki gihe Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko si hariya habera ibyaha gusa, ari igihano cy'Imana. Ntabwo Imana yarimbura bariya isize n'indi migi, ni ahantu henshi habera ibimeze nka biriya. Icya kabiri, ntabwo yaguma gutwika amazu ngo hapfe abantu bake, kuko nta kibazo ifitanye n'amazu. Nta kibazo Imana ifitanye n'amazu n'amamodokari. Imana ifitanye ikibazo n'abanze gukizwa, banze kwakira ukuri, abagomera Imana babigambiriye, cyane kuriya mujyi bo barimo. Ntabwo rero navuga ngo ni igihano Imana yatanze, ahubwo ni ingaruka twita ibihano bituruka mu mirimo y'abantu. Rimwe na rimwe hari n'abantu bari kuvuga ko ari abantu babiteguye, ariko simbyemera. Ngewe aho kugira ngo nanabyita igihano byavuye ku Mana, nabyita ikimenyetso cyo gucyaha kw'Imana. Ntabwo nabyita igihano, kuko Imana irababarira. Icyo kuri ishoboza kudukanguza ibimenyetso. Bibiliya niko ivuga, ravuga ngo idukanguza vuba. N'umuririmbyi yaravuze ngo bakanguze vuba bya bimenyetso. Mu bimenyetso rero by'Imana si ubwa mbere umuriro uje. Sodoma na Gomora nk'uko wari utanze urugero warahabaye, kandi noneho mbibutse ko Los Angeles ni mbi kuruta Sodoma na Gomora. Yego, ni habi kuruta Sodoma na Gomora. Ko Sodoma na Gomora hazize ibintu bingahe? Bwa mbere ubutinganyi. Ariko nta bacurasi igenda babaga Sodomo. Abantu bihindura ibitsina ntibari bahari. Byari bitaraza. Nta bantu batuka Imana ku mugaragaro ngo bajye gutuka Imana bahagaze Sodomo ngo batuke izina ry'Imana. Ariko ahangaha uretse ko biriya bintu mfite uburyo ndi kubyumva kuruta uko prito bitandukanye nuko abandi bari kubyumva, ariko hajya haba n'ibirori bya Satani byo gushimira Satani. Sibyo? Hollywood irabikora. Ntabwo Sodomo na Gomora bigeze bakora ibitaramo ngo bashimire Satani. N'abatinganyi bari bahari n'ubusambanyi bukabije. Ibyo byo n'isi yose imeze nk'aho ibisangiye. Rero hariya hantu bahacururiza abantu. Abantu mu buryo bwo kubagurisha nk'indaya, no mu buryo bwo kubagurisha kubakuramo ingingo. Bibaho. Hariya hantu bahacururiza intwaro, bahacururiza imogi, ibiyobyabwenge bitandukanye. Hariya hantu bajya bakora ibirori byo gutuka Imana. Sinzi niba mujya mumenya amateka yaho y'abantu bahari. Nekereza ko n'ibyamamare bihatuye ba mbere bibanze, si ngombwa kuvuga izina ry'umuntu ko ntabwo ari ngombwa, simbyemerewe, nibo batangiye kwamamaza ibikorwa bya Illuminati mu muziki mu buryo bw'indirimbo. Yego, ni hariya. Noneho byongeye, hariya ni ishami rya Illuminati. N'aba Illuminati of course, sibyo? Babyemera Yego, babyemera, ariko bari mu itsinda rya Freemasons. N'aba Freemason bariya bari muri karagace. Ntabwo mvuga abahatuye bose. Ibikorwa bya Freemasons bihashinze imizi kuruta ahandi ku isi.
ahubwo se urumva ahantu Imana itagomba kuharakarira nyine. umujinya w'Imana uyu munsi ntabwo Imana ijya ihindukirira ababi uwo mwanya, kuko umukiranutsi umwe yica icyuho cy'uburakari bw'Imana ku babi, kuko Imana ntijya yita ku babi kuruta uko yita ku bakiranutsi. Imana ibihuze ireba umwe wakiranutse akica icyuho cy'abantu 1000 bakiranirwa, kuko ikomeza kureba uwo wahesheje agaciro amaraso ya Kristo. Igihe rero cyo guhora inzigo kw'Imana ntago twabifata nk'imikino. Hari umuvandimwe twavuganye uri hariya, yambwira ibijya gusa n'ibyo, ambwira yuko no mu mateka uriya si wo muriro wa mbere ukabije uhabaye. Wenda zimwe mu mpamvu zatumye binamamara cyangwa se bikaba inkuru cyane ari uko ari umujyi utuwe n'abasitari cyane nk'uko uri kubivuga. noneho abo basitari urumva banasanzwe bakurikirwa cyane. urumva nk'ubu ugiye sinzi hano mu gihe ntavuga utuwe n'abasitari ukagira ikintu ukoreramo, ubwabo barabivuga bya bihumbi n'amamiliyoni abakurikira bakabona ibintu byabaye, ugasanga nkuru hindutse trend cyangwa se biramamaye cyane. Ikindi nawe yakomojeho yavuze ko kari agace na kiriya gice cyegereye iriya nyanja hatuye Pacifica je pense, sinibuka neza, ni nako bahitirira ni Pacifica wati, sinibutse ukuntu kari agace amuriro watangiriye bahita. no ngo hariyo abademokrate. Abademokrate ngo abantu batuye muri ako gace ni ba bantu nyine baba extreme mu bintu bijyanye n'ibi turi kuvuga by'abatinganyi. ni ba bantu babyemera ku rwego rwo hejuru, ni ba bantu byo gukuramo inda by'amabosho, ni ba bantu babyemera mbese bakanabyamamaza cyane rwose. ku kijyanye n'uburenganzira ho akantu kose ntabwo njye nemera ko ari uburenganzira. Bikitwa demokrate, abantu bakuze mu mutwe bazi which means democrat. Ubundi itangira ntabwo yitwaga demokrate cyangwa tuvuge demokarasi, ntabwo ariko yitwaga, bayitaga theocracy. Nyuma guhindurwa demokrate, abantu babyandika muzi uko bisomwa, birimo amagambo abiri. Iyo tuvuga demokarasi tuyita uburenganzira, ariko bwo gukora iki? ko kuhitamo icyo uba, uko ukora, uko ugenda, uko witwara ibyo uvuga. Ariko mu by'ukuri kubera iki batanga ubwo burenganzira? Theocracy bitangira byari theocracy, tuvuge ngo ni nk'umuntu ukrasi ikintu ko kizaba, abantu bakagendera muri uwo murongo. Hakazana demokrate, democracy, ariho abantu bakwiye kumvira Satani kugira ngo bagendere mu migambi ye. Abantu babizi barabizi, n'abantu bize politike cyane iryo jambo bazi inkomoko yaryo. Kuvuga rero ngo ni kwishyira ukizana. Ejo bundi Kamala Harris ari kwiyamamaza yaravuze ngo azemerera buri muntu wese, twibutse abantu ko ari mu bademokrate, niwe wari uhagarariye iryo shyaka. Yarababwiye ngo azemerera buri muntu wese gukora icyo ashaka, ngo nta n'umuntu uzaba wemerewe kukubuza uko witwara, kuko ari uburenganzira bwawe, ngo n'icyo ukora ku mubiri wawe. Yabivugiye iki? Yabivugiye ko Donald Trump yari ari kwanga ubutinganyi. Mwibuke ingoma ya mbere yari yacyuye igihe ya Trump, yari yirukanye abatinganyi mu nzego bwite za leta no mu gisirikare. Joe Biden akijyaho mu bademokrate ahita abagarura, yarabagaruye. Twibukiranye ko uyu munsi Joe Biden ari ukiri ku butegetsi, kuko Trump ntabwo arafata, ntabwo ararahira ngo ajye ku butegetsi. Rero aba bantu kuko batemera Imana, ntabwo bari bwemere ko ari Imana yabikoze. Nge ndemera ko ari ikimenyetso cy'Imana kitaraba igihano, kuko ntiyasoje guhana. Kibaye igihano cyaba ari icyanyuma, ariko ubwo ari ikimenyetso ni ikibakebura, uwakwihana muri bariya wese yababarirwa, kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Rero barashaka abantu babyitirirwa. Already bafashe umukecuru w'imyaka 60 bavuga ngo niwe watwitse. Ikindi bari kubishinja Biden na gavana
hari ibintu nka bitatu cyangwa bine numvise n'uwo muntu twaganiraga ndibuze kubashyiramo wenda amajwi yabo babyumve avuga ngo hari umu homeless wo ku muhanda batekereza ko ashobora kuba umuntu wirarira ku muhanda batekereza ko nashobora kuba yari afite kintu kinini ngo kikiburika kino gihe kigira nka kuno umuntu acana agiye kunywa itabi tuno tuntu twakira bakoreshaga bajya kunywa itabi n'ubundi batujyana ngo kinini abaturage ngo nibo bamubonye agifite ntago gusa bazigiye gicaniye n'iki byose hakaba izo speculations zikimeze gutyo hakaba n'abandi ngo bafotoye ipoto ry'amashanyarazi risa nkaho riri gushya ariko still nabyo ari naho izo leta iri kuziramo yuko ibigo bitandukanye biri kuziramo yuko habaye uburanga ariko ibyo bigo ntabwo bibyemera ikigo gishinzwe amashanyarazi ya kariya gace ntibyemera iravuga ngo bamenye inkongi y'umuriro amasaha 12 umuriro ubaye bari batarakira ikibazo cy'ipoto ifite ikibazo barabitangaje ikindi bari kwitwaza kuri iyo burike yo sinari nayumvishe burya Los Angeles kariya gace deja kamaze amezi 10 nta mvura igwayo bari kuvuga ngo ibyatsi byari byumye yego ngo hari humye cyane reka turebe ibimenyetso bari gusisibiranya tuganire hari humye cyane nibyo n'inzu zirumye na ya mamodokari tuvuge ko bituye mu gace ka kakaye nyine izuba ritarimo noneho ngo hari ibigega bari babitsemo amazi ngo ntari kuboneka ngo naho ibyo bigega babifungura ngo amazi aza nk'akanyamasyo uretse se ibyo byegeranyo ubundi ikigega cy'amazi reka tuvuge ko gifite mashine ishobora gusunika y'amazi ariko amazi kuza gake impamvu abanyamakuru bari kubikontingaho bakavuga ko ari gake ni uburyo umuriro ufite umuvuduko amazi akaza ku kigero batabishakaho bitewe n'ubwoba bafite bwo kuzimya sinzi niba icyo kintu cyumvikana bakumva umuvuduko wa za mashine ntuhagije ikindi babujije abaturage kuvoma amazi yo ku nyanja kuko hari kujyayo iyo myanda yose iturutse ku ntuzi indege zabura ngo zinavome mu nyanja zimene ko hari inyanja zirahari byongeye kandi icyo nshaka kuvuga umuyaga waho wikubye inshuro nyinshi uri kugenda ku birometero 166 mu isaha 166 mu isaha kugira ngo abantu bumve uburyo uyu muyaga uba ukomeye mu Rwanda nta cyapa tugira cy'umuvuduko w'ibinyabiziga kirenze 80 ku isaha 80 noneho kuburiya muvuduko ubu kuba inshuro ebyiri imodoka iri kugendamo uwo muvuduko murebe twebwe baraturimita kugira ngo tudakora impanuka kuko umuvuduko waba ukabije bitewe n'imihanda yacu amakorosi n'uburyo ingana bakadushyira kuri 60 80 ikaba ariyo ya nyuma reba uwo muyaga ukubye kabiri niba homeless uwo muntu utazwi bashobora kubyitira homeless kugira ngo bavuge ko atazwi basisibiranye bya bimenyetso by'imirimo y'Imana kuko ntibashaka kwivugwa ni abantu babaye akahebwe ntibashaka no guhindukira ngo bahamye ko ari Imana iri kubikora kuvuga ko ari homeless ni ukugira ngo basibe ibimenyetso kuvuga ko ari ipoto ni ukugira ngo basibe ibimenyetso kandi hashya ntihabanje ipoto habanje inzu amapoto of course niba inzu ziri gushya na yarashya ariko habanje inzu icya kabiri none se niba ipoto ariyo yahiye umujyi ushyibyumweru icyumweru ukudukoza inkuru none ni icyumweru kirenze umunsi umwe hashya iminsi 8 imara barananiwe kuzimya uwo muriro barabuze amazi y'inyanja mu kigega ntayarimo indege yavuye mu Rwanda ijyanye y'amazi bayarahageze bakagombye kubarega bafite n'ibisasu birasa amazi birashoboka kuko uhindura toni z'ibisasu ugashyiramo amatanka amazi bakayamena byakunda byose birashoboka ibyo byashoboka rwose ariko se kuki bidakoreshwa kuki bitari gukoreshwa ikindi gitangaje kuki hari imikindo itahiye imikindo ntiri gushya hari n'inzu iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga wenda tuza kwereka abantu y'umuntu ngo w'umukristo itahiye kabisa ubona n'amarangi akiri umweru tubati twize tw'umutuku n'iki n'imodoka iparitse hari n'urusengero rutagezemo umuriro
ubwo iyo nzu ibaye ya kabiri nari numvisha urusengero, ubwo haje inzu n'iyo mikindo. Impamvu rero abanyamakuru bari kudefanda ngo imikindo ngo igira ngo umubyimba munini, ngo w'amazi, ngo utuma ngo utashya, ngo no mu butumburuke bw'umuriro. Umuriro ujya hejuru usuvuye, wakira hejuru uturutse. Umuriro wakira hejuru ni uri gutwika gaze. Hari gaze yamenetse se? Umuriro ufatira hasi ukagurumana hejuru ufite icyo uri gufata, kuko burya umuriro abize shimi barabizi, umuriro utwika oxygene. Oxygene rero ikimera cyose kiba kiyifite, sibyo? Keretse wenda ikimera runaka kiri ahantu kuntu ahandi batemera oxygene kuhagera kubw'impamvu zabo, mbere yuko hashya ibindi ibibabi biraraba, byamara kuraba bigashya. Kuki ibyo bidashya? Ni ibimenyetso Imana ibigaragaje kugira ngo yerekane gucyaha kwayo. Kuri wowe wumva bakabyitiriye iki niba bari byose ndivuga ko ari ukugira first of all byaba ingaruka y'imirimo bakoze ku Mana, noneho bikaba Imana igaragazamo. Rega hari n'ibihugu byinshi Imana yimye izuba, hari n'ahantu henshi hateye ibiza, nuko uyu munsi aribwo amasocial media atyaye cyane. Byigeze biba no mu bihugu bimwe muri Malaysia, higeze habibiza, hari umudepite warahiye nawe atuka Imana. Hari ibintu byagiye biba nk'ibyo bitangaza byagiye biba. Tunagarutse kuri za Titanic yarayimuritse arangije aravuga ngo na Yesu niyo yayikandagira ntacyo yaba, ikubitwa n'urubura rwo mu nyanja. Ibi bintu rero bavuga bagatuka mu Imana, haza ingaruka z'ibyo bintu, ariko ikabareka ngo bihane. Kubera iki Imana ntabwo byatuma dufata Imana nk'aho ari umuntu cyangwa se isa nk'aho ihanganye n'abantu, ku buryo icyo ukoze ishaka kugira ngo ikwereke ko yababaye, wayibabaje n'iki. Umwana bwawe ntabwo twaba abantu turi kubuvogera niba ariko none se uretse ko abantu tutari bubyumve tugendeye muri ya demokarasi, muri bwa burenganzira bwacu, ariko ubundi ni ryari umuntu agomera Imana ntibibabaze Imana? None se niba mwumva ngo hari umunsi wo guhora inzigo, ubwo nta nzika Imana ifite? Uzi impamvu Imana itarasohoza iby'inzigo yayo? Ni amaraso ya Kristo agitemba, niyo acogoza inzigo y'Imana. Imana ikavuga ngo nzagena umunsi, reka ndeka amaraso akomeza agira icyo akora. Kuvuga rero ngo Imana yarakaye, nta munsi abantu bagomera Imana ngo biyinezeze, ntabwo bishoboka. Naho kuvuga ngo guhangana n'umwana w'umuntu, Imana si ihangana n'umuntu ite? Ntabwo ihangana n'abantu, kuko ihanganye n'abantu twaba twitegeye tuvuga ngo utsinda ninde. Urumva ihora nyine yatsinze. Urakoze cyane, ni nayo nyine guhangana. Nta muntu uhangana n'uwo batanganya ubushobozi. Bobo, competition iba ku muntu ushobora kurusha cyangwa nawe akakurusha. Ibaye ihangana rero yabigushyizeho ngo barebe utsinda. Never. Imana si ihangana n'umuntu. Yego. Kubera iki cyangwa se utekereza ari iki cyishe cyangwa se gituma bibera ibyabaye byarabereye muri kara gace, cyane ko ari nk'uko abantu bagiye babibona, ari naho haba uriya kara gace ka Hollywood cyangwa se kara gace nyine gakinirwa amafilime k'amasitari bariya b'amafilime. Ndumva ari ikintu twize gukora mu myaka yashize tubikomoza, ariko abantu ntibakikibuka, ntabwo sinzi niba barakireba. Reka mbaho ibanga mushobora kuba mutamenye. Muri Hollywood hari gukinirwamo filime zitigeze zikinwa z'urukozasoni, hari gutegurirwamo amafilme azatangwa mu bigo by'incuke mu bana, by'umwihariko babigisha iby'ubutinganyi, babigisha ibyo guhindura ibitsina, babigisha iby'uburenganzira bwabo. Iri tangazo ryigeze ryanyura mu Bubiligi, abantu bari mu Bubiligi barabizi, byigeze byanyuraho, UN irabyemeza ko abana bagiye guhabwa ubwo burenganzira no kwigishwa uburyo bwo gukora raporo sexuelle ku mugaragaro ku karubanda. Ngewe rero nk'umuntu uza ayo maproje ko yari arimo, kuko amatariki byagiye bitangiriraho arazwi, ko n'inama itegura ibi birori yari yabaye ku itariki 9 z'ukwa 12,
na 24 ibera noneho muri hoteli yo kwa ba Clinton. Ibera muri iyo hoteli, ntabwo nibuka abayifiteho imigabane ari bande n'ibiki. Uhita ureba umuteguro w'abo bantu, wareba ayo maproje bari bafitemo, nge ndahamya ko ari agahe twebwe Imana iduhaye ko gukoma mu nkokora iriya mirimo y'abariya abantu bitarashyirwa ku mugaragaro, kuko hahiriyemo amaproje menshi, sibyo? Hari ibintu barogoye. Twongere tugaruke, Hollywood yabereyeho iki? Ni uruganda rwa sinema, ariko se kuki ari rwo rutuka Imana? Bibiliya iravuga ngo bazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Icya kabiri, bazakuraho igitambo gihoraho. Mwibwira ko igitambo gihoraho ari nde? Ni Kristo Yesu. Bahereye ku musaraba rero. Icyo bise Hollywood ni igiti cyera gisimbura umusaraba, ko bo bari bavuze ngo nibo bacunguzi b'abantu, babeshaho abantu, babikoze babizi. Exactly. Ni nayo papasi yabo. Hollywood, which means, what does it means? Ni igiti cyera gishaka gusimbura umusaraba wa Kristo. Noneho kuvuga rero amaproje yabo, kuki nabibabwiye ngo hariya ni kwa ni muri Illuminati bivuga ngo iki? Bivuga abamurikiwe. Nuwuhe mucyo? Wande ko umucyo ari Kristo. Bafite umucyo wabo. Ni nayo mpamvu bashaka umwami wabo, bakora ibirori bishimira Satani. Abantu bari kuvuga ngo ni brage, ngo uriya muntu yabikoze nk'usetsa. Nk'ugira gute? Nk'usetsa. Kuri brage ku Mana, Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye ubikora usa n'umuntu udatera waraza. Ku Mana nta mikino, nta joke, kuko Imana ntijya yumva komedi. Ntabwo Imana izumva n'undi watekereza gukina amakomedi aharabika agasebya Imana. Aho hareke. Noneho mbabwira ikintu giteye ubwoba. Ubundi umwuka w'Imana ni iki? Imana ni umwuka, sibyo? Bibiliya iravuga ngo utuka umwuka ntazagira gute? Ntazababarira. Icyaha gikomeye ni icyo, no gutuka umwuka. Urakoze. Noneho buriya si yavuze ngo Imana yafashe 0. Haba muri brage, haba hehe. Dusubire inyuma muri Bibiliya. Herode yazize iki? Yazize kuvuga, baravuga ngo none havuze nk'Imana. Ntabwo Herode ari we wavuze ngo mvuze nk'ayo. Ntabwo tuzi niba byari nka brage cyangwa bari bakomeje. Yego. Ntituzi ibyo ari byo. Ariko icyo tuzi, bamugereranyije n'Imana. Marayika yahutiyeho amuhindura inyo, sibyo? Noneho Hollywood nka area, nk'agace kazingiyemo amahano, umujyi w'inkorashyano. Hari n'abantu bawita Sin City, umujyi w'ibyaha, sibyo? Kugera muri Hollywood juste ubugeze, baravuze ngo na gace katabamwe iki Imana. Yes, yarabyivugiye ngo in this godless city, muri uyu mujyi musanzwe muze kutabamo Imana, none n'ubundi Imana yabonyeje. Ibyo nabyo tubikore tubyumve nka comedy, ngo ni brag. Okay. Mu mujyi urimo Hollywood itegura ibintu nk'ibyo, Imana yarogoye ari amaproje kugira ngo ikize abanyabugingo. Ibi umuntu wese uduteza amatwi, ibi bintu mubyumve nk'ikintu gikomeye Imana yashatse kugaragaza imbaraga zayo. Mwibuke ejo bundi Kamala Harris ari kwiyamamaza, umugabo umwe yarahagaze muri rubanda mu baturage, aravuga ngo nimwumve na Kristo niwe mucunguzi, ni Mesiya, mwizere Yesu. Kamala Harris yumvishe ijwi rye, aramusubiza ngo ariko ushobora kuba wayobye wa mugabo, ngo ibya Yesu ntibivugirwa hano. Bukeye Donald Trump aravuga ngo abashaka kwamamaza Kristo tubahaye ikaze, sibyo? Atsinda umunsi wa mbere w'amajwi, ari kumva uko amajwi agenda. Yateguye ikiganiro cyo gushimira Imana, yafashe preach, aravuga ngo ubu Kristo mwaheje n'isengero mwafunze, muzifungure kandi mwongere mwizere Yesu umwami n'umukiza. Sibyo? None muratekereza Imana itari kurwana ishyaka kugira ngo yereke abayizera ko irwananye nabo?
icya kabiri, muribuka se ko twigeze tubikora kuri Nkunda Gospel n'ijwi ry'umukanguzi, abantu babikurikiye barabizi. Muribuka ko Sena ya Amerika yari yakiriye icyifuzo cyo guca Bibiliya Isezerano Rishya. Sena yari yateranye iri guca Isezerano Rishya. None se mutekereza ko abantu bo muri Hollywood kugira ngo ibitabo byabo, bagira n'ibitabo bisohoke banatrayininga abantu nk'abakinnyi, mwibuka ko bari baguze amacapiro ya Bibiliya ngo ntiyongere gucapa, acapa ibindi. none sinabonye mwaritabiriye event yari iri gushaka gushyigikira Bibiliya. urakoze. abaterankunga bagabanutse, baragabanutse ku kigero cya 60% niba nibuka. None ibyo byose ni mubifate murebe kariya gace k'inkoramashyano abo bantu, sibyo? Noneho bakuyeho Kristo, baravuze ngo ni umujyi utabamo Imana. Icyo ni icya mbere. Bakoze igitaramo cyo gushimira Satani. Ikindi basebeje mu Imana, mwumvisha ari brage. Ntabwo bibaho, iriya si brage. Imana rero ntiyafashe zero, yabakoshoje shimi yabo. Iza n'ibimenyetso bazi. Naho igihe cy'igihano hazaza amakuba atarigeze aba mu isi. hari ni predictions, ariko abandi babifata nk'ubuhanuzi, yuko kiriya cyoroshye. Hari na filime iherutse gukinwa muri 2015 igaragaza ko hazaba ikindi gikomeye cyane, hazaba ngo umutingito ushobora kuzasiba uriya mujyi wose. Ni ibintu bihari rwose bitegerejwe, kuko biriya byo ngo babibonye nk'akantu tugereranyije n'ibyo ngibyo. Twebwe uyu mwaka ku ijwi ry'umukanguzi abantu twari kumwe nabo twarabibabwiye. Hari ibintu bigiye kuba mu isi by'ibimenyetso n'ibitangaza. Imana izakoresha ikirere, izuba ryinshi, imvura nyinshi, hakagenda haba ibintu bitigeze bibaho. Hari imisozi izacikamo muri uyu mwaka. Hari imisozi izacikamo ahantu hasaduke. Hari n'ahantu mutigeze mumenya ibiyaga bizaza. Hari ibintu bizagenda biza byinshi, kandi Imana ni ibimenyetso bikangura abantu, sibyo? Hanyuma ibihugu bimwe na bimwe byagiye bikereye intambara zigatutumba mu buryo bworoheje. Bimeze nk'aho aribwo bazatwikurura bashyire ku mugaragaro ku y'intambara. Hari abantu bagiye bavuga ibintu ntibabikore. Uyu mwaka ni umwaka abantu bahubutse bagiye gukora ibintu byinshi bizagaragara, kuko kuri twebwe Imana yaratubwiye ngo ni umwaka w'intsinzi, ni umwaka wo gusarura. Ariko iduha n'ibimenyetso bizaba ku isi, kuko igihe isi izaba iri kugeragezwa, abizera bazaba bahishwe. Maraki yaravuze ngo ubwo umuriro uzaba utwika, abakiranutsi Imana izabahisha mu mababa yayo. Aha rero hariho ibintu byinshi. Kuvuga rero ngo irimbuka ry'iyi mijyi, kurimbuka gusa se, isi igeze mu gihe Imana igiye gutangira kugaragaza ibimenyetso. Ariyo mpamvu nabwiye ko atari ibihano, ari ibimenyetso. Ni ukuramukwa kw'ibiri kuba. Ibi mubifate nk'itangira ry'ibise. Yes. Igise kitaraza. Igise ntabwo kiraza. Rero ntabwo tubivugira gutera abantu ubwoba, kandi ntabwo tubivugira ngo abadakijijwe bakizwe. Oya, gukizwa ni ukwizera Kristo, ntabwo ari uguhunga umujinya uzatera. Ntabwo ari ubwoba, ntabwo ari ubwoba. Ni ukuyoboka, ni ukumva ufiringa kwemera Kristo, ibyo bihe bikuryohera. Yes. Harabura iminsi itageze kuri ndumva ari nk'itanu, Perezida wa Amerika akarahira Donald Trump. Ni umuntu abantu bitezemo ibintu bikomeye cyane cyane ku ruhande rw'abakristo. Bavuga yuko wenda nk'uko twakomeje tubikomozaho, agenda agira uruhare mu gukumira ibibi bimwe na bimwe. Bitezeho ko hari ibindi bintu azasubiza ku murongo. Ku ruhande rwawe, cyangwa se wenda n'izindi reference ushobora gukoresha, yaba ijambo ry'Imana cyangwa se n'ubuhanuzi, n'icyo yabivugaho, umwitezeho iki muri iyi myaka? Njyewe ntacyo, kuko ntari mu bantu bagena imigambi y'ibizambaho, cyane ko ntaba mu gihugu cye. Yego, icyo ni icya mbere. Sinteganya no kujyayo, sinteganya no kubayo. Nanarose ndiyo nabyuka ntaka nkavuga ni munsubizi wacu. Nabyuka ntaka. Kandi ku bandi ari Kanada, ari igihugu cyiza cy'amasezerano, cyo ahantu ho kuba. Ni ku bandi, ubivuze neza, ntabwo ari njye. Njyewe ndose ndi muri Amerika nabyuka ntaka nkavuga ni mu ntabare.
nisubirire iwacu, nta gahunda mfite yo kujya ikindi. Akenshi ngewe sinjya nanashima igikoresho kuruta uwagikoresheje. Ntabwo nshobora kuvuga ngo iyi nyundo itera neza umusumari kandi umufundi ari uzi guhamya umusumari. Hagize ibyo Trump azakora namufata nk'ukuboko Imana ikoresheje ngashimira Imana imunyuzemo. Kimwe n'uko hari ibyo ashobora gusenya nkamufata nk'aho ari ukuboko kwa Satani kumukoresheje. Byose birashoboka. Njye nta muntu ushobora gushima mwaburiya buryo ari kuko ntabwo yiyamamaje nk'umushumba cyangwa nk'umuvugizi w'abakristo, nta nubwo agiye gupresenta imirimo y'Imana mu isi. Njye ndi ku ruhande rw'abatamuhakana ntibanamwemere. Gusa ngendereye ku buryo bwa gikristo tuzasa n'aborohewemo kuko ntarwanya abakristo. ariko none ku byago bishobora kwiyongera kuko n'ubundi njyewe impamvu mvuga ngo ntarwanya abakristo, Trump hari ibintu atakiza abakristo, ntabwo yakuraho intambara zirwanya itorero. Ariko icyo nzi cy'amarembo y'ikuzimu naho yazikuka. Trump ahari ntibyaduha ibyiringiro, atanahari ntibyatubuza ibyiringiro. Icyo nshatse kuvuga nsamara yizinze, nta byiringiro byanjye na bike biri kuri Trump. ese ubundi wese Trump wenda tuvuze no kwa Amerika hari icyo Bibiliya specifically ivuga ikavuga ati aka gace kanaka burengerazuba cyangwa se burasirazuba hari iki ngiki bizagenda gutya Kizakora iki? mu bihishwe mu bizaberayo mu biza Mboreka ibihishwe tukomeze kubiharira Imana kugira ngo tutaza kubivuga bikabamo n'ikinyoma, ahubwo ibyahishuwe ibiba byo. Ko Bibiliya iravuga ngo ibihishwe ni iby'Imana, ibihishuwe byahishuriwe abantu. Ibyo bihishwe ntabwo ndabimenya, sindanabihabwa ngo mbivuge nk'ibihishuwe kugira ngo ntaza kubeshya, ariko hari ibintu byagiye bihanurwa ko bizaba bikaba. Ikindi bishobora kuza gutera n'agahuge, ari byo ngewe bishobora no gutera agahuge abantu bagasa n'abadamarayemo bakazatungurwa. Hari igihe tugira ngo habonetse amahoro kubera umuntu runaka kandi haciyemo agahuge. Hari igihe mu ntambara abantu barasana, abasirikare bakarwana hakabaho agatamoro, nta n'umwe wumvikanye n'undi, amasasu akaba atuje bitanyuze mu bwumvikane, bitari no gukurikiza amategeko y'intambara. Kajya kumva mwatuje barasha igikompura kiruta imbunda bakoreshaga, mugatungurwa n'abashize kandi mutari mukiri mu kurwana nubwo mwari muri area y'intambara. Rero hari igihe abantu bahuga bakavuga ngo Trump agaruye amahoro. Ntabwo amahoro ari muri we, amahoro ari muri Kristo nk'uko na Trump amwizera. Ntabwo njye ndwanya Trump, nanagiye guhitamwo abaperezida namukunda kuruta abayoboye Amerika aho mbereyeho. Niwe nkunze kuko niwe nabonye ushima Imana, bibaye ari no kwifuza gukora mu kiganza cye, ubwo nakifuza Trump, sinasaba abandi. Ni ukuvuga ngo simurwanya, ariko mu byiringiro by'imirimo Imana izakora nizeye ko Kristo ari we kuboko kw'Imana n'ubundi kuzakomeza kubana n'itorero rya Kristo. Dutangiye ikiganiro hari ikintu navuze mvuga ko ndibuze kugikomozaho, wenda tugana ku musozo reka mbikomozeho. Wavuze ko igihe kigiye kugera, tugeze mu gihe cyangwa se ikinga ari igihe cy'uko abantu bagiye gucecekeshwa. Uvuga amagambo asa nkaho ari ibintu bidasanzwe, gusa icyiza wenda navuze ko nta batera ubwoba. Biva kuki, ushingira kuki? Tugeze mu isi abantu b'Imana bagiye guhinyurwa cyane ku buryo nabo bazasubiranamo. Uyu mwaka niko biri, abantu b'Imana bagiye guhinyurwa, base n'abambuwe icyubahiro n'isi, basuzugurwa. Bizatera ubukene mu bantu b'Imana bamwe bari batunzwe n'imirimo bwite y'itorero, ku bahanuzi, abaririmbyi, abantu batunzwe n'iyo mirimo ikorerwa mu muhamagaro. Bizabatera ubukene, hanyuma bitume bamwe badohoka bakora ibitukisha Imana, hanyuma abakristo bamwe barekeraho gukora, ku buryo bamwe bazakena bise n'igisuzuguriro. Ikindi, amaleta menshi agiye koroshya, kamvuge kudiriwa, gufungura
ubukristo n'ubuyobokamana n'ibintu bishingiye ku bukristo mu rwego rwo kwita ku iterambere. ubwo bazaba bari koroshya iki? Bazaba bari koroshya jisite, bazadohora. Ni ukuvuga ngo iminsi mwasengaga nigabanuke. Muri make hazaboneka ibikorwa bikoma mu nkokora imirimo ya gikristo, ku buryo abantu badohoka, bamwe banadamarare ntibasubireyo. Kandi abo batazasubirayo ntabwo rwose bazahita bagerwaho n'ingaruka zo kutagerayo. Nizibageraho ntabwo bazazimenya, zizabageraho ariko ntibazamenya ibyo ari byo. Bitume rero abigisha b'ukuri bagiye kumera nk'aho bari guhangana n'itegeko ry'ibihugu runaka, bitume batotezwa. uko ni umwaka wo gutotezwa. Bobo ntimumwumva, nyumvira mu itangazamakuru kuruta uko anyumvira mu gikristo. Sinzi niba namwe ariko munyumvise ko ari umwaka wo gutotezwa. Ariko uko tubitanze niko babyumvishe, nawe ubyumve gutyo byumvishe. Oya ni umwaka ushobora kubamo no gutotezwa, bigorore wenda. Arinde ubikoze, arinde utoteje, arari amareta. Okay. Abantu bose banga Imana bagiye guhagurukira abayobotse Imana. Yego. Noneho rero nyuma yaho Imana, nyuma y'agahe gato, abantu b'Imana bameze nk'abari gukubitika, Imana izasuka ububyutse. Ni ibintu biza mu bihugu byose. Imana izasuka ububyutse, nibwo bubyutse buzagenda bugakwira isi. Uko ibihugu bimwe bizaba biri kwiruka mu iterambere, ububyutse Imana izabusuka, ikomeza abantu, ihagurutse. Ba bantu bakennye bakihanganana n'Imana bazaba batunzi b'ibifatika, kuko bihanganiye mu butunzi bw'ubwami. Bazabwiriza batagikeneye ya maturo, batanakibyitayeho. Noneho ba bantu babitse amaturo, babitse imfashanyo, babitse inkunga, bakanga gufasha abantu b'Imana, bazabura uburyo bwo gukorera mu umugisha, bazabura abo bayaha, bazayatanga ntiyakirwe, kuko bene kuyakira barifite. Bazaba bifite. Abantu mwazigamye ibyo gukoreshereza Imana ntibizaba bigikenewe. Nta bantu bazongera kubabwira ngo nimwubake insengero. Insengero zizubakwa nyuma y'ibi bintu zizubakwa nk'urusengero rwa Dawidi. Nta contribution izabaho cyangwa fundraising. Urusengero ruzajya rugenwa n'umuntu umwe, arwubake, ahamagara abantu ngo nimuze musenge. Niyo mpamvu umuntu ukeneye gukora, umuntu ukeneye imirimo, ukeneye kubana n'Imana agasabana nayo mu buryo bw'ibikorwa, nakore none. Imana ibaha umugisha. Imana izahindukiza ubutunzi nk'ubwo yahindukirije kwa Obidodomu, kandi bizaba nko guhumbya. Niyo mpamvu mbwiye buri muntu wese wakomwa mu nkokora n'impinduka n'ingaruka z'ibihe bidasanzwe, komera kuko ukomejwe n'Umwami. Gumana na Kristo, azaza ibicyuho. Ririya jambo Mose yasenze rizasohorera kuri twe, reka nanjye nishyiremo, rizasohora. Yaravuze ngo twishimishe ibihe bingana n'iminsi watubabarijemo. Imana izakuba umubabaro abantu bagiye kubabara, izawukubibaho umunezero ubibagiza wa mubabaro uhinduka amateka, azatuma abo twababarijwemo bahamya ko ari Imana twizeye. Ubwo bubyutse nibuza, Bob, Imana izahagurutsa abakozi mu Rwanda. Hazaba ibitangaza, hazafunguka insengero nyinshi, hazakirwazwa abantu benshi, kandi mu Rwanda hari abanyembaraga benshi bazabwiriza ubutumwa bugakwira ku isi. Bizahera hano? Yego. Imana ibaha umugisha. Turabyakiriye kandi turabitegereje. Amen. Tugize amahirwe nuko wenda umuntu ashaka ibyiza ariko yirengagije nyine aho byaturutse, twakavuze ngo bizatugirirwe, ariko nyine akantu k'umuhoro kazabanza. Niko umuntu wese agira agahita avuga ati kambe ndetse kubyakira, ariko nyine umva byose bigana mu byiza. Abantu badukurikiye, ibibazo byo nanditse cyangwa se n'ibyo nabajijwe byo ni byinshi, ariko hari n'umuntu, ariko ndumva namaje mu bibazo nka kimwe cyangwa bibiri. Ni umunyamuryango cyangwa se umushuti wa Nkunda Gospel,
umusubscribe kuri Nkunda Gospel, babana bagukurikirana umunsi kundi kabisa, ndetse no ku Ijwi ry'Umukanguzi yari yanditse ibibazo bitandukanye. Ndumva harimo ibyo nabajije yari yanyandikiye ngo mubarize twitega iki nyuma y'irahira rya Trump, wabikomojeho yuko icyo yakora n'iki cyo yakoreshwa nawe si yaba ari we, ariko abaje ku kindi cyavuga ngo ibyo ari gusezanya byo guhagarika intambara, afite ubushobozi bwahagarika izi ntambara. Nababwiye ko izi nkuru za politike ntazikunda, ariko kuvuga ngo yahagarika intambara ntacyo aba atavuze ku basesenguzi b'iby'intambara, ubwo ni ukuvuga ko zatejwe nabo. Icyo kiba cyumvikana. Iyo umuntu akubwiye ngo iki nagihagarika, ni uko aba agifitemo uruhare. Ubwo bushobozi nabwo yabubona. Nicyo bivuze. Erega Amerika ikwiriye mu bihugu byinshi. None se uyu munsi tuvuge ngo Ukraine iri kurwana kubera iki? Ni bande babatera inkunga? None se ubwo ahagaritse inkunga ntiyabwira Ukraine gusabana bikarangira? Ibyo yabishobora. Ibyo byashoboka rwose. Izo nkuru za politike sinzikunda, kuko politike ntabwo ari iyanjye. Ngiye umuhamagaro wanjye ni muri Kristo Yesu. Ariko nk'umuntu uriho ntabwo nabura gutekereza. Ubona nibiba. Ubona nibiba. Ariko niba avuze ngo nahagarika intambara, nuko azi inkomoko yayo. Yego. Ntiwazimya umuntu utazi aho watangiriye. Ntabwo bishoboka. Nubwo byabananiye. Nabariya nuko batamenya aho watangiriye. Niyo option bafite. Badashaka no kuwuzimya. Ariko se ubundi ni gute igihugu nka Amerika nyine kinanirwa? Bababwira ngo drone barahari ibiki byose. Bababwira ngo ni umuntu wawucanye. Bababwira ngo ni impamvu za president. Hari n'abavuze ngo bashaka kubaka ngo umujyi ngo wundi ngo bagacamwa akajagari n'ibindi. Niba bayuse 15 city, niba bawise ngo niki, maybe n'abandi. Ibyo bakoze reka twemere ko babikoze, ariko se n'uriya muyaga bawuremye. Nimwemere ko harimo imbaraga zibarusha amaboko. Kandi rega Amerika kuva mu itangira rya Amerika ni igihugu cyaremwe mu bitangaza. Ntimuzi ko mbere cyatuwe n'Abahinde? Yego. Kigeze kiba ubuhungiro bw'abantu b'Imana bavuye muri Roma. Amerika burya ni igihugu cyabayeho kubw'ubukristo. Ubona kabisa no muri nuze baravuga ni God we trust. Ni igihugu cyabayeho kubw'ubukristo. Hanavutse kwemera kw'amadini menshi burya kuruta muri Israel, kuko Israel ni inkomoko ya Gikristo muri rusange, ariko Amerika Methodist ivukayo. Amerika havuka Biranamu yari umunyamerika. Amerika havuka Roseri niwe wabyaye Yehova. Sibyo? Amerika havuka amadini menshi. Havuka amadini menshi kandi babaye mu buzima bwa Gikristo. Noneho byongeye ni igihugu kitagira kavukire zacyo. Ni ihuriro. Yego, ry'abantu batandukanye. Urumva ni ukuvuga ngo ni ahantu Imana ihuriza abantu bose. Ni nacyo niba aricyo kibavangira imico mu buryo bw'imico n'umwifatire, ariko hakaba agace kiyopoza ko kakagira ibyo kagenderaho, nk'uko nyine aha biyopoje bakagira ibyo bagenderaho, bagatera uko bashaka, bagasenga Imana bashaka, bagahitamo. Rega habaga n'umugabo watangije idini ya Satani. Hariya muri none se ubu tuvuge imyambaro bamamaje bwa mbere, niho iwabo wa Beyonce batuye. Mbere y'u Beyonce muzi kuri ntuze bamwitaga Sasha Fionce, bamuhindurira izina Beyonce bagendere kuri Beyonce wa mbere. Abantu bajya bamenye mu mateka byose barabizi. Atangira yamamariza uruganda rwa Sony, ari rwo rwahitanye bantuze. Uruganda rwa Sony muri Illuminati ari rwo rwahitanye ba Michael Jackson. Aririmba indirimbo ya nyuma yasohoye yaravuze ngo akagakino biragoye kukavamo. Jay-Z hari icyo atatangaje, yamaze igihe kingana icyo afunze se. Nubwo bariho iwabo ntabwo ibi ngibi. None se ba Tupac Shakur bazize iki?
nta makuru dufite ubwo nyine tuyamenye biriya bintu ni ibintu bigize reka mbibutse ko hari habayo muri Hollywood habayo n'ibyiciro by'abantu bajya gukarishya inzego muri Illuminati bagira inzego n'indahiro barahirira muri Hollywood. Umuntu utuye muri kariya gace kurumva ntabwo n'ubundi twabikomojeho kare ntabwo gatuyemo inkozi z'ibibi gusa hariyo abakristo hariyo n'abanyarwanda hariyo abantu benshi batandukanye hari n'uri kutwumva aka kanya ariko ari muri biriya bihugu ndetse wumva n'ibyose bizahaba n'ibyo byose biba byahabaye akibaza ati ni iki kintu nkora nimuke mpagume ngomeze ndebere waye nk'utanga nk'inama cyangwa se nk'uwicaye mu cyuma nawe uri kumuganiriza ari kugisha inama. Ntabwo nabikompara gutyo nicaranye nawe namuganiriza mpereye ku gitekerezo cye kandi burya n'abajyanama bakansara ntabwo bemera umuntu ufatira undi umwanzuro. Reka tuvuge ngo niba ari umukristo bwira gikore gihimutse ntiyabayobye anahagumye ntiyabayobye kuko ahantu hose rega dutuye ni mwisi ntabwo kuva hariya Los Angeles ari ukujya mu ijuru na hano turi ntabwo hari shyashya ntabwo hari shyashya. Reka mbibutse ko amazu y'ibikomererwa menshi ku isi yubakwa hamenwe ibitambo by'amaraso ariko hariya benshi barahira batanga abantu kumubwira ngo ave hariya rero kugira ngo ahunge agasozi nk'ako kanduye nabikora nihuse ariko kandi kumubwira ngo ahaguma akurikije imbaraga yumva z'Imana muri we nabyo nabikora nihuse. Umwanzuro wa nyuma namuha akurikije imbaraga za Kristo muri we n'inama y'umwuka muri we yakurikiza icyo ngicyo. Ndumva ari nanga dusoreje ikiganiro cyaba kirekire cyane kuko ariko aya majwi ndabasezeranya ko ndibuze kuyabahereza ubwo bari buze ndakwimvamo hagati mu kiganiro niba ugezemo hano utayumvise ubwo ngubwo umenye ko wayasimbutse ariko ntiwaba wayasimbutse ko wayumvise. Reka ngushimire cyane ku mwanya mwiza mwaduhaye kuganira namwe ndetse nshimira n'abantu badukurikiye ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse n'ibindi wenda bigaruka ku zindi nsanganyamatsiko zitandukanye nakagaruka. Amen. Mu gihe wenda evangeliste azaba ari kubona ko nagira ibyo akora byihariye buzima busanzwe bituma yaboneka cyangwa ntaboneke haba yari ijambo cyangwa se ikindi kintu mwifuza kuvuga dusoza hari igihe umuntu abaza akaba atabaje byose cyangwa se akaba ari icyo usigaranye cya nyuma ntabwo ari icya nyuma niyo naba nkivuze naba nsigaje ibindi mvuze naba nsigaje ikindi cyo kuvuga kuko nababwiye ko uyu mwaka ari uwo kuvuga ni nacyo Imana yaduhamagariye. Ikiruta byose bizere Kristo. Ibihe by'intambara ibyorezo n'ibindi bije ni ibimenyetso byo kuramukwa abantu ntibikange ngo bakuke umutima n'ibyo byose nibabona bibaye bazakomeza kuba kuri Kristo Yesu kuko niwe uzaca intambara zigashira niwe mwami w'amahoro. Hanyuma kwizera Kristo niko guhunga aho umuntu hose yahungira haterwa inzu z'abakomeye zirariduka iz'abastari zirashya urugo rw'abatunzi rurakena urugo rw'abakungu rugasonza byose birashoboka. Rero muri Kristo Yesu niho hari ubuturo. Kwizera Yesu birahagije kandi kubaho mu buzima butari ubw'impaka mu bijyanye n'ukwemera bituma ukomeza kuyoboka ariko iyo ubanye impaka mu kwemera ni intangiriro zo kuyoba. Kristo abidushoboze twe n'abera bose. Amen. Mana turagushimiye uri Imana y'ukuri kuboko kwawe ntikujya gukomwa mu nkokora uteye intambwe ugenda ntuyoba nta n'ukuyobya nta n'ugutangira ngo akubaze ngo urajyahe. Uri Imana igere aho ushaka kujya umugambi wawe ujya uwusohoza imirimo yawe igakoreka. Turagushimiye nurambura ikiganza kuri uyu muntu ntawe ugukoma mu nkokora arabona imirimo yawe kandi nutugenderera nta kibuza intambwe zawe gushyika ku ntego yawe. Niyo mpamvu tukwihaye n'ibyacu byose kandi turasabye kugira ngo ineza n'ihumure bibonerwa muri Kristo Yesu bibe kuri twe none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.